ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo umuntu umwe, babiri bahita bitaba Imana. Iyi modoka ikoze impanuka iri mu bwoko bwa Fuso, yari yambaye plaque ya Uganda. Iyi modoka rero ikoze impanuka ku iki gicamunsi ku itariki zisaga 22 z'ukwezi kwa kane 2026. Iyi mpanuka ibaye ku burangare bw'umushoferi, dore ko umushoferi yapfuye na tandiboyi gusa, undi wari urimo yagerageje gusimbuka iyi modoka ikigenda, yajyanywe ku bitaro bya Kabgayi kugira ngo yitabweho n'abaganga b'inzobere ataza kuhaburira ubuzima. Inkuru irambuye na polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda. Ni ukubura feri, kunanirwa gukoresha umuhanda wemewe. Umuntu ashobora kwibaza ko ari umushoferi witwaye ntiyarabizi, aho abapolisi bayihagarikiye yanze guhagarara. Bigaragara ko atanze guhagarara, ahubwo nuko yabuze feri, arakomeza birangira ayigushije. Yari rimwe batatu, umwe yasimbutse bamujyanye kwa muganga kuri CHUK, babiri nabo bitabye Imana. Nkuko afande abisobanuye, avuze yuko iyi mpanuka yapfiriyemo abantu babiri, umwe arakomereka ahita ajyanwa ku bitaro bya Kabgayi, dore ko yari yakomeretse yangiritse bihagije. Afande yavuze yuko amaze igihe kinini yaratanze ripoti asaba yuko imodoka z'inyamahanga zajya zijyanwa muri controle technique bakabona icyangombwa, ariko kugeza amagingo anga ntago barasubizwa. Ariko afande nkuko yabisobanuye, iyi modoka yaje kubura feri, dore ko n'abashinzwe umutekano, ndavuga polisi zo mu muhanda, zaje kwihagarika ikanga guhagarara. Birangira rero iyi modoka uyu mushoferi ayinaze hano munsi w'umukingo, hapfamo abantu babiri. Umushoferi yapfuye, umubyibuke, ndetse na tandiboyi arapfa, gusa undi wari urimo wagerageje kuyisimbuka we yakomeretse itajyanwa ku bitaro bya Kabgayi. Ubu ngubu ari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Iyi modoka yari iri mu bwoko bwa Fuso, yari yambaye ibirango by'igihugu cya Uganda. Ubwo iyi modoka yakoreye impanuka mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Kageyo, mwana makoni ya Kageyo, nibwo imodoka yaje gukata ikoni biranga, imodoka yisanga munsi y'umuhanda. Byarishije benshi, bitera benshi ubwoba. Iyi modoka rero yari yikoreye amatiyo, nk'uko mwagiye mubibona ku mashusho twagiye tubashyiriraho. Iyi modoka yari yikoreye amatiyo iyazanye mu mujyi wa Kigali, birangira itahageze, birangira n'umushoferi yitabye Imana n'umutandiboyi yitabye Imana. Iyi mpanuka yarishije benshi, impanuka yashenguye imitima ya benshi, dore ko abapfuye bahise boherezwa mu gihugu cya Uganda kugira ngo bajye gushyingurwa n'imiryango yabo, dore ko uwakomeretse we akiri mu bitaro bya Kabgayi kugira ngo yitabweho n'abaganga b'inzobere. Nawe naza gukira araza koherezwa mu gihugu cyiwe, dore ko abapfuye n'ubundi boherejwe mu gihugu cyabo kugira ngo bajye gushyingurwa mu gihugu cyabo. Iyi modoka ba nyirayo bwo polisi yaje gutabara bakayikuramo hano mu mukingo, barasaba ko ba nyirawo bazaza kuyifata, bityo rero polisi yabaye iyibabikiye. Ku bw'amahirwe n'abandi bantu bigize bakomerekera mwino mpanuka bo ku ruhande, bivuze ngo rero nta munyarwanda wigize upfira mwino mpanuka, na n'umunyarwanda wigize ukomerekera mwino mpanuka, uretse bano baturage bo mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda nibo bakomeretse, abandi bahaburira ubuzima. Ku bw'amahirwe nta munyarwanda wigize uhaburira ubuzima. Iyi mpanuka mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba zishyira saa moya, nibwo iyi mpanuka yaje kuba ititiza imitima ya benshi, iriza benshi cyane. Iyi mpanuka rero yari iteye ubwoba, nk'uko nawe wagiye ubyibonera ku mashusho twagiye tubereka. Polisi, umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru avuga yuko abashoferi bose bazajya batwara ibinyabiziga bacekinze imodoka zabo kugira ngo barebe nimba zitangiritse, kugira ngo bataza gufata feri bikanga, kubera ko afande yasobanuye ko iyi modoka mu gukora impanuka kwayo ari uko yabuze feri bikarangira igonze. Ngayo nguko rero amakuru tugezeho none ahangaha yari aya ngaya. Nimero rwo bwa mbere ugeze ko n'umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera, uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana igukunde, Imana ikurinde, natwe turabakunda cyane.